Sasa ntabwo nari ngwerutse kabisa. Amakuru se ahubwo imyaka myinshi. Waragiye urabura. Tagiye nyine nahise njya gushaka kandi kazi nkuko wabimbwiye nyine unyirukana cyagiye. Warakabonye se? Nyine ni bwa buzima no guhiga higano. Ye waragiye urabura birancanga nta no guhamagara. Hano nyine namenye ko ari i Kigali ndavuga ati buriya wasanga sise ndi kumubangamira wa mugani n'ukuntu akazi nyine kabuze. Bita nyine ntare. Shananye bya bindi nabivuyemo bya bindi nakoraga. Ahubwo nsigaye nkora ibintu by'drag nyine ko. Ibiyobyabwenge. Ahubwo uzanshaka tubiganireho. Sanzaza kabisa. Nta kibazo ubwo. Uhari usigaye uba hariya mu rugo n'ubundi ntabwo wemutse. Ntacyo nzaza mu rugo nyine tubiganireho nta kibazo. Umva uzaze rwose turebe ukuntu twabigenza. Ariko ndagira ngo noneho tuve hano dukemuye ibibazo dufitanye. Urabizi nubwo mu tugendaho mu duhiga ariko giye urabizi ko mfite abantu nkorera ariko abantu nkorera ndashaka kugira inama y'ikintu nakora. Ndashaka guhinduka nkaba ikindi kintu kirenze. Naba Spiderman, naba ikivejuru, naba Satani, ndashaka guhinduka muri jewe. Kagira imbaraga zirenze ubushobozi bwose uzi. Si ibyo ngibyo ushaka, ibyo birashoboka. Upfa kuba ufite akantu gusa. Wowe niba ufite akantu mbwire nkubwire. Ufite miliyoni 2. Ndaguhaho makeya ubundi nanjye ndagira ahantu nakora ubwo bushobozi. Tutagiye muri byinshi rero ngo univune cyane. Uramamo 500,000. 500,000. 500. Ku mugoroba ndakohereza akanimero uzihure n'uwo muntu mubijyemo neza. 500. 500. Nta kibazo ndayaguha. Uzajya uguruka. Ujye mu bicu neza. Wisha. Yes boss. Umva. Mugiye kuzana imari ziri mu nyubako yanjye hari vuba vuba. Tuzipakire. Hanyuma kugira ngo tutaza gurana cya kintu. Mugire vuba vuba tutaza gurana nacyo. Kandi mwitegure nituramuka duhiye nacyo ko mugomba guhangana nacyo. Nizere ko intwaro zose mwazizanye. Mugire vuba. Ni seri y'amakuru. Kutavuga se bimeze gute? Iri kutavuga se ni seri ko nakubiza ngo dupange za deal. Boss ubonye cya kintu twakubwiraga kirarenze
ugagonga umuntu ukamubura. Ni kuriya rero None umuntu se ni igiki? Ahubwo reka tuve hano kitongera kudusanga hano. Inzu natangiye kubaka mu mezi 6 ashize, ndabona ko yihuse, ariko izi ni inyungu za business yanjye nkora, ndabona ko ntakorera ubusa. Ubundi ndashaka gushyiramo imbaraga zose zishoboka, nuko mfite ikibazo kimwe cy'abantu duhanganye, ariko uko byamera kose nzahangana. Hanyuma murabona ko wenda kurangira, dusigaye mfite message uburyo isa nkaho ngiye guhangana nayo. Hanyuma byifashe bite? ariko boss nyine hari ikibazo gikomeye cyane. Polisi irimo iraduhiga cyane, ntabwo tukibona uko dusarura. Umva, ngiye ikibazo. Ngiye intwaro naguze kugira ngo mpangane n'umuntu wese uzabitambika. Nta muntu ntinya uwo ari we wese uzabitambikira muri business. Nzamushwanya gusa. Yes boss. Mwe mwigira ikibazo mukora akazi neza gusa. Yes boss. Mani boss nyine yaranyureje ngo mu mezi kuri twatumwe. None se mabeja rwose tubabarire, polisi irimo kuduhiga. Ahubwo se kutavuga wa mutipe rero tuzengereza. Umva ibintu birakaze ubu ngubu rwose nihataboneka n'izindi mbaraga umuntu arabireka pe. Oya rwose byaranze rwose ubu ngubu nta birandakaze cyane. Wa mutipe yakomeje kubagendaho. Binakomeye cyane. Umwe ku wundi ari kuduhiga. Aho kugira ngo tuhasige ubuzima rwose. Umuntu yabivamo mana akajya no mu bindi. Birakaze ariko uretse ndaza kuvugisha boss. Musobanurire rwose ashaka ukundi kuntu yabikora. Nta rero.